Alright, reka ngusuhuze kandi ngukaze inshuti yanjye udahwema kunkurikira aho uri hose, reka nguhe ikaze. Banza urebe iby'ino video, nyuma yaho numara kuyireba njye ndaza ngusobanurira, ubashe kumenya ibyabaye gatanu kuri gatanu, ubashe kumenya ibyabaye ahangaha. Let's go, banza urebe. Utakwama wa mumama we wakwijinyo. Yarambuye amaguru yamaze se wakegera inyuma bagusunduye wavuga ngo Hano hano hari umva nibaza n'isuka bazamura akaguru hariya ubundi se bararamira njyewe bazamutse cyakorama babiri nje nabarebaga abana ndavuga ni saba abana k'imvura iri kugwa kuki batubara bakuru nje mbonye barenga ari abasore ni bakuru urabona uriya se utari mukuru njye bankasimbiza ariko njye mbonye barenga kandi twe nahuriye hano ariko dore makaneye ni babiri umwe nyine yambutse gutya bafatana mwakegeze telefone uri kubyiganisha telefone abantu bari nose ko utari mu mazi ngo uri kumukuramo ni muzima hano undi yagiye se we yavuyemo nasa si yarangiye. Nk'uko mumaze kubireba, mumaze no kubyibonera, mubyumva gatanu kuri gatanu, ibi byabereye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Boneza mu kagari ka Busasamana. Niho haje kuba ibi byago bitandukanye, twavuga ko hari ibyago byahekuye ababyeyi, iyi ruhurura ikamira abana babiri bari bagiye ku ishuri. Wakwibaza ngo byagenze ute kugira bimenyekane ko abana ruhurura imaze kubamira, byagenze ute? Reka ngusobanurire. Hari ababyeyi baba bagiye kwa muganga, bageze ahantu bambukira baragaruka baravuga ati ruhurura yuzuye ntabwo twagenda, tuzagenda ejo cyangwa tuze kugenda yuzurutse. Mu gihe bari gusubira inyuma bahura n'abana babiri b'abahungu bagiye kwiga, barabwira ati basha mugiye kwiga kandi ruhurura yuzuye, ati nimureke kujyaho muzajyayo ejo cyangwa muze kujyaho yuzurutse. Abana kwa kumva ko abana babivunira ibiti, baravuga ati reka tugende nta kibazo. Abana baje kugenda ariko bageze kuri ruhurura barambuka. Mu gihe bari kwambuka ruhurura ikajya ibamira, ba babyeyi basubira inyuma baravuga ati nyamara bari abana, reka tugende tubagarure tubabwire ko ibi tubabuze kwambuka, dore ko bitashoboka kubera ko ruhurura yuzuye yarakaye ifite umuvumba uteye ubwoba. Mu kugerayo basanze bose bamaze kwikubita mu mazi, ruhurura yamaze kubakubita mu biti. Nk'uko mwabyiboneye nibwo bateye akaruru baratabaza ati mudutabare abana ruhurura irabamize. Abandi nabo ntibajijinganyije, ntibatinze, bahise baza barahagera. Mu kuhagera basanga abana bombi bumye, umwe bamukuyemo bamushyira hakurya. Nk'uko muri kubibona uyu yari umwana wa kabiri baba bari gukuramo, nubwo baba bari kuvuga ngo aracyari muzima, umuntu wapfuye ntabwo mwamuyoberwa, yari yamaze gushiramo umwuka. Ngayo nguko rero ibi nibyo byabereye mu karere ka Nyamasheke, ibi bikaba byarabaye ku isaha ya saa 5 tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025. Ngayo nguko mu ndebere ibyago byabereye ahantu muri aka karere ka Nyamasheke. Twavuga ngo Imana ikomeze abasigaye kandi aba bana baruhukire mu mahoro. Mboneraho kubwira abantu ubutumwa buvuga yuko bana mujye mwumvira ababyeyi, mujye mwumvira abantu babaruta, kandi mu bintu byose mukora mujye mushishoza. Ngaya makuru ari kubica bigacika, navuze ati reka mbibasobanurire neza. Hari igihe umuntu yapulodinga ikintu kidafite kidafite aho kiva n'aho gisoreza, ukabona ibintu biraho. Mpamvu navuze ati
reka bibanze bijyeho mbasobanure neza ukuntu bimeze 5/5 mubashe namwe gusobanukirwa kandi mwihere ijisho. Yari umuhungu wanyu, yari umuhungu bakunda, yari umuhungu w'abanyarwanda. Ni Blaze Boy TV show. Making rero ko subscribe ukore no kuri notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ciao ciao, is your boy on our channel.